ubwesha umugabo wawe arakora mana none ubwo nicyo kikuraramishije gutanda umugabo wawe umugabo wanjye nyine kariba umugabo wawe ni ukubura no yewe inshuti nk'izi zitagira umumaro ntabwo zikunda awuti akose Tanye kisazi hora wala nari so wa mugore wano yagiye none hora anze kubite ku muti neza agiye nimugoroba nakwiyongoza nkatarasa agenda nanjye ndi kumyaho ko kibyutse gicecetsera nta muntu noneho ugeze ugera ahangaha bimeze gute buriya kanyitere ariko nakuburana turatwanda tuyaranga tuvanaho asanga namuyenda gutaha noneho ntabwo namukira yanyiraho se ubuzima ko telegrame yanjye ko ntayizanye hafi hano nuko nyine narongorewe inahangaha gatuye ahangaha n'umugabo wawe ndabona warakize mbega inzu mana yanjye gusa nasize hehe n'inzu y'igitangaza umva mu byo wavuga reba none ukurutaye byonyine ahubwo nyine ngwino usure umenye no mu rugo nyine ubone n'umutware wanjye cyane aha nyine naha nibera niyo mpamvu wari warambuze mbese uri mu nzu gukingiranyemo cyangwa oya ndagenda ahubwo sinzi impamvu sinzi muri ino nzu ugasohoka utwo ntakubona waba muri iyo nzu ugasohoka usohoka kavuga se bakayiseka se kari wese wacu hatwagitorame bo ndabona kiguye sasi ariko natunganya na turiya ari hasi twose bahita bimaze gucya uhita uyicaza ku ntebe ibintu bikagenda oke gukurira wa mugore taza noneho ntabwo namukira yanyiyahuza nese mo imbere hamaze hate we ni ahantu hasanzwe uratangaye se gutangaye tangaye se ibingibi ni ibirenze birarenze ubusa umugabo wawe byagezeho ariko ndana waranyurenda no kugwa umugore ni bwoko kira ubwesha umugabo wawe arakora mana none ubwo nicyo kikuraramishije gutanda reba ino kariba ahubwo ngwino ndabona ufite ibintu byo kurangara maka ndandewe n'imbere ukuntu hameze
ahantu harakeye kabisa walahi ndoko mangasera wowe komanga windera Iri umukozi wawe se wari wakinze umugabo wanjye shiri kuki uba wadukingiranye ukaduheza inyuma y'urugo none nayo ndi mu mirimo nayo ndimo ndakubura si ubu ngubu koko umugabo wawe umugabo wanjye nyine kariba umugabo wawe niwe ukubura none wari umuzi se mwari muziranye ntabwo ufite tuziranye asukara mufite ubugambo bwinshi kariba mbonye ari ufite nanga amagambo ko mbona ari ufite umweyo nase biratangaje yego mani hari amasahani hese n'ikibazo nase umugabo wawe ntabwo gufasha imirimo nase icyo bita uburinganire nase urahubaza uburinganire gute wafata umugabo wagushatse wowe waramushatse rero ubona njye nakwifasha imirimo yose mu rugo naramushakisha agomba kuyimfasha ese nawe wamushatse burya none navuye iwacu navuga ko nshatse agomba kumfasha imirimo nanjye hari iyo nkora mu gihe ntahari ntabwo ibintu bigomba gupfa agomba kumfasha karame uyu ni umudamu w'inshuti yanjye nyine ni uw'ahantu kure za Gitarama iyo ngiyo Gitarama iriya nyine za Muhanga vi Muhanga ngo ni gutyo ubwo nari numvise Gitarama nari ngize ngo ni hejuru hari oya nyine turahuye aravuga ngo aje kumusura uyu mukobwa nyine twariganye kera ariko mbonye yarabaye nk'uwasaza afite amagambo mba numiwe reka nese uko abagore dufata abagabo bacu mu ngo bitandukanye nuko nkuko ndi kubona noneho rero niba uri umushyitsi w'inshuti yanjye ntukaze kuntegeka karibu ntuzongere karameri ko muri gusakuza none se uyu mugore muzanye urusaku duherukana ari muzima none ndumva asa nk'uwasaze ako se sheri wari wagihera nari nagiye gusura mugenzi wanjye icara amatara kwereka narindake none hano byiriwe gute nese urabona nyine mu kanya nari nahoze ndatera siraje nako umuti bimwe maze no gukubura watetse ntabwo nari nateka ariko nawe urareba ugasanga nawe se gukubura ni umurimo turirwa tutariye se ubu ngubu kako ni akazi k'abagore madamu bose nawe oya rwose jya umfasha nawe ntugashaka ibintu byo kwishyira hejuru jya umfasha imirimo ko yari ubu ngubu mfite inzara mba mvuye mu kazi nkagusura umudamu w'inshuti yanjye ariko ikibazo cyawe ntabwo yaba wucemba nivugaye n'umugabo wanjye ntukaze umugabo azakubura amateke ako none narumiwe agomba kumfasha kumva reka mubwire we nahita nanaguherekeza kuko ntukaze kunyoborera ubu ndumiwe nese kuri inshuti yanjye z'ubwenge ariko se ahubwo si ubukungu ndabona ubwenge bwawe ntazi ndumva mfite inzara umva nta n'icyayi se ine icyayi cya kindi cyaraye nagishubije mpita nyinywa icyayi cyaraye gute nahise mbona n'imbaraga zo gukora nakubuye reba ariko gukubura Mana yanjye uno mugabo arangora hahandi se nzabiba ariko iyi mbuga yose kuyikubura yose reba nateye siraje nakoze nyine wateye siraje mu nzu bigeze ugeramo mu nzu ntabwo nagezemo ngiye no kureba ariko nimba wateye siraje ntabwo ari wo murimo reba wowe nta n'ubwo uzi gusasa ntanagusasiye none kandi itangazo none wowe ni amatangazo uba utanze ngo washatse ngo wagize ute rero reka nkwereke si uyu mugore si uyu mushyitsi bose ni kimwe n'umugabo bose Mana yanjye bajya mu nzu cyangwa utaha none se tuje tuganira neza uwo mushiho uraganira ariko nuko uri kuzana amagambo kandi ngiye mfite ukuntu mba mu rugo rwanjye nuko numvikanye n'umugabo wanjye dukora imirimo karibu icazwa njyewe rero sohoka ngo werekeze utahe urumva urugo ni urwanjye nta magambo nshaka hanze ntuzagaruke n'iwanjye ntuzahagaruke njyewe narakize ntabwo basenze gusa none se
wamushyitsi natahe njye sinkunda akavuyo n'amatiku. oya mwese ariko no kwirukana abashyitsi none se yazaga avuga biriya bigambo bingana kuriya njyewe ntabwo mfite ukuntu mbaho mu rugo rwanjye nuko mbana nawe ntakazi kuma amategeko. kuriya mugore afite ingingo wasanga muziranye ndabazi abagabo ndabazi icyo mpfa n'abagore. none se uriya mugore uriya musazi duherukana afite ubwenge ariko mbonye nawe nk'umusazi ubu rero uramukunze. banza utekereze nawe iryo jambo uriya muntu w'umusazi ese umuntu ugendana n'umusazi umuntu w'inshuti mpura n'ahari ku muhanda iriya myanda yose mba nahuye nayo ibunga mu muhanda namuzana wamukubita amaso ugatangira kumuburana. musange rero ibintu ni bibi musange cyangwa ucisha makeya twumvikane. mana yanjye we runo rushaka uko ndeba ntazarushobora. ntabwo ndi umwana nashatse nkuze arayifura tu arayifura irananyivurira. se ugiye kumesa mesi gukora iki mba rero reka nkubwiye ntabwo nshaka amagambo mfite umwanya mutoya kandi mfite ibintu nshaka gukora. nshaka kumesa ino myenda igatungana neza. ubu ngiye mu mujyi hari ibintu ngiyemo kandi birihutirwa ngomba gusanga ibintu byatunganye ukivanamo ya kode ya wa mugore wakubwiye ngo ndagusuzugura ngo nkoresha imirimo none se wakora iki se nzamvunika ninanirirwa iyi myenda ushaka ko sawa wayifuze watetse ukorwa ndetse na hano hose hatunganye no kuntu indabo zashaje uri aho ngaho nta wundi murimo nshaka isuku ya special. akira ahubwo kuba yakererwa kuko nshaka ko nsanga byangu ibi byose ibi ngibi ahubwo nibicyankugiriye imbabazi kuko mukunda. gerageza brandaza gutaha kare abagabo ngo mukunda icyubahiro niko bambwiye. abagabo tubabwira abagabo tuba benshi ibintu ngiye kubimesa hase warwaye utu twene utungutu tubiri niyo naza n'amabari 10 ntabwo wamesa. mbese kutari wamesa wowe n'umutse none se si uburinganire ugomba kwifasha imirimo kubera njyewe mba ntahari ariko ntukazajya ugira amahane n'amatira niza nkubwira ujye wumva. none se imyenda ndayimesa amazi reka nyakuzanire n'amasabune ndayazana ukure ubwo rwitwazo kandi usigaye ufite ubunyanda sinzi impamvu. kandi uteke kare no guteka nyine uteke kare umunsi nakoroherejeho ntabwo nshaka ko wirirwa muri ya mirimo ufite ukuntu ujya ukunda kuzerera naguhaye imirimo yo gukora wakwirirwa ubungiye ikaritsiye yose nta n'umurimo wakoze nanjye ndaza kare kone kuko ndi umwana mwiza. ibi byose nasi ibi ni igitangaza yase ni amabara abiri ntacyo uzana amazi nimeseho nka kamwe akandi nzakamesa ejo kuva ku kwezi gushize nta byakamwe shaka iyi myenda nsanga yarangiye ahubwo urimo gukererwa zana nyine urayifura yose zana ku mazi ndabipfubya ko warangiye ndabipfubya wumva ndabipfubya kabisa urubase rwose amembitse bigabanyuke bamwibase dore ko abagabo ubu nta bwenge bugira shaka kumenera ibase aya mazi kandi nzane n'indi jerekani. yose umva rero ntabwo ibintu byo kujya urameshisha ntabwo nibishaka. nanjye unabereye umva kandi usigaza n'ubwenge buke sinzi impamvu wa mugabo njyanye no kuzakwirukana kuko maze kuguhaga ntabwo wumva. mana yanjye reka nkubwire tuzicana kuko ufite ikibazo cyo kutumva tagasuzuguro we nzagusohorana na wa mugore uko namusohoye niko bizagenda kandi muganda kumva njyewe reka nkubwize ukuri ntabwo ndi nk'umugezi kandi ukunda amatiku niba kikabanza wumva ikibazo cyawe uvuga mbere uvuga mbere ngavuga nakumvishije boss kuvuga ngo uzanyirukana
ari njye nawe wazanye undi nyine. Warazanye ariko ntabwo ufite uburenganzira bwo kumfata uko wiboneye. Wese ari njye nawe ufata undi nabi nyine. Niwo mfata nabi kuko ndakubwira ntiwumve. Ubundi ikibazo ufite ni kimwe n'uko utumva. Wumvishije ibintu byagenda neza. Ko uyu munsi ntabwo ndayimisa. Hasi ureka nkubwire. Yose urayimisa ariko. Njye reka nkubwire niba ushaka guhimana nanjye. Ngiye kugufata nkubabaze kandi bifatika. Wagiye unyubaha nanjye ngakuba. Ubona njye ngusuzugura ariko mvuga ngo urimba. Simvuga ko uri umugabo. Ibyo byiganirize ngo reka ngende. Urabikora nisanga utabikoze turaserera.